reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza aho muri mwese. Ni mwene so Senga Emmanuel basuhuza. Nongere mbahe ikaze kandi mu cyigisho cyacu mu gice cya kabiri aho turi kuganira ku ijambo gukiranuka. Ubushize mu cyigisho cyacu twarebeye hamwe icyo gukiranuka ari cyo, yaba muri dictionnaire biblique ndetse no muri Bibiliya mu isezerano rya kera na ndetse na mbere yaryo. Twasanze ko gukiranuka ari ukuzuza inshingano zikwiriye cyangwa gukora ibitunganye biba bitegerejwe cyangwa byitezwe hagati y'abafitanye imibanire, relationship, yaba hagati y'Imana n'abantu cyangwa hagati y'abantu n'abandi. Ikindi gisobanuro twarebye ku gukiranuka ni ukubaho cyangwa se kugira imibereho itunganye, state of being right. Twanzuye tubonye ko gukiranuka mbere y'uko Yesu aza mu isi ko harimo ibice bibiri: kubaho nk'intungane, aribyo bisobanuye kubaho nk'inyangamugayo, kugira imico myiza, ingeso nziza, ubupfura, ubunyangamugayo ndetse ukagerageza kwirinda ibibi. Ugukiranuka kwa kabiri kwari gushingiye ku isezerano rya kera ariryo Imana yagiranye n'Abisiraheli, ariryo mategeko Imana yahaye Mose kubashyikiriza. Uku gukiranuka kureberwa gusa mu byo umuntu yakoze, ushingiye kuri mérite, nasohoje cyangwa nakoze ibyo amategeko asaba cyangwa se ategeka. Uko gukiranuka ntikureba uko umuntu ameze mu mutima cyangwa uko yakoze amategeko umutima umeze, ikirebwa gusa ni imirimo yakoze. Yesu muri Mariko 7:21 yagize ati: kuko mu mutima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibi byose bituruka mu muntu, nibyo bimuhumanya. Kubera ko umuntu ari soko y'ibibi, ntibishoboka ko akora ibyiza. Kubw'ibyo ntashobora gusohoza amategeko amwereka ibyo adakwiriye gukora bibi, kuko kwica amategeko cyangwa gukora ibyo amategeko abuzanya nibyo byitwa ibyaha, naho umuntu ubwe akaba ari icyaha. Ntibyashoboka ko yibuza gukora ibyaha, kuko ibyaha ari imbuto yera ku cyaha, aricyo kamere y'umuntu waguye. Matayo 12:33 kugera ku 35 hatubwira hatya hati: nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo muzite nziza, cyangwa nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo muzite mbi, kuko igiti kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Mw'abana b'inshiramwe, mwabasha mute kuvuga amagambo meza muri babi? Ibyuzuye mu mitima nibyo akanwa kanyu kavuga. Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza, n'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Yesu rero atwereka ko iki giti kigereranywa na kamere y'umuntu. Umuntu ntiyabasha gukora ibyiza kandi ubwe ari mubi, nk'uko imbuto zidashobora kwera ku giti kibi kandi ubwazo zikaza ari nziza. Ni nako imirimo yanjye idashobora kuba myiza mu gihe kamere yanjye ubwayo ari icyaha. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe wigeze akiranuka biturutse mu mirimo itegetswe n'amategeko, maze ngo ashyikire ubwiza bw'Imana cyangwa se gukiranuka kw'Imana. Yesu ahamya ko yazanye gukiranuka kw'Imana kuko yerekanye ko iyo umuntu agushatse akubona. Matayo 6:33 niko havuga: ubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ariko gukiranuka kw'Imana nibyo ibyo byose muzabyongera. Gukiranuka rero kurashakwa ndetse kukabona. Yesu yongeye kubyita amahirwe, aravuga ati: hahirwa ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari buzahazwa. Matayo 5:6 niko havuga. Uko gukiranuka kw'Imana Yesu yakugize ingenzi ku buryo akurutishije ubuzima. Mbere yo gushaka ibyo kurya, kunywa ndetse no kwambara, ubanze mushaka ubwami bw'Imana. Ubundi kurya, kunywa no kwambara ni icyo bita ibyankenerwa by'ibanze, besoin primaire, kuko ntabwo umuntu arira kugira ngo anezerwe, nubwo rimwe na rimwe tubikora, ariko ubundi initialement umuntu arya kugira ngo abeho, on mange pour vivre. Ni ukuvuga ko uku gukiranuka kuri Yesu ubwe gufite agaciro kuruta ubuzima cyangwa kubaho muri ubu buzima bwa none, kuko uku gukiranuka ko guhesha ubuzima bw'iteka. Abaroma 5:21 haragira hati: kuko nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu, aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka, buduhesha ubugingo buhoraho ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Ariko tutarajya kure, gukiranuka kw'Imana ni iki? Kubonwa gute? Guhesha iki ugufite? Ibibazo byose nibyo tugiye gusubiza muri iki cyigisho n'iminota mike dusigaranye. Ariko noneho hari gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhana. Niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Abaroma 3:21 kugera ku 22. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto 5:21. Ariko se
niba gukiranirwa kwacu guhamya gukiranuka kw'Imana tuvuga iki? Mbese Imana irakiranirwa kuko ihanisha umujinya? Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira ukwabo ubwabo, bituma bahinyura gukiranuka kw'Imana. Mbese niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Ibi byanditswe n'ibindi byinshi biratwereka neza ko hari gukiranuka kw'Imana. Yesu ubundi yatanze formule y'ubutumwa bwiza. Intumwa Paulo atanga explication ya formule Yesu yatanze ku bijyanye n'ubutumwa bwiza. Yesu yasize atanze ihurizo, equation, ni mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Harongera ati hahirwa abafite inzara n'inyota yo gukiranuka kuko aribo bazahazwa. Intumwa Paulo rero aza asubiza ihurizo Yesu yatanze, equation, kuko yasobanuye gukiranuka kw'Imana icyo ari cyo, yerekana nuko kubonwa ndetse n'inyungu cyangwa amaherezo y'uko gukiranuka. Gukiranuka kw'Imana ubundi kwakumvikana nk'igipimo cyo gutungana kw'Imana cyashyizweho umuntu agomba kugeraho niba ashaka kwemerwa n'Imana. Kubw'ibyo bigatuma umuntu yirya amahata akiyanga agakora uko ashoboye kugira ngo arebe ko ashikira icyo gipimo cyashyizweho. Ariko mu by'ukuri si uko intumwa Paulo bisobanura gukiranuka kw'Imana icyo ari cyo, ahubwo asobanura ko gukiranuka kw'Imana ari impano Imana yahaye abantu kubw'ubuntu bwayo binyuze mu gucungurwa n'amaraso ya Yesu. Iyi mpano bakayakira binyuze mu kwizera urupfu no kuzuka kwa Yesu. Gukiranuka kw'Imana ni uko Imana ikubona statu yawe nyuma yo kwizera urupfu no kuzuka kwa Yesu, iguharuraho cyangwa ikubaraho gukiranuka kwayo. Gukiranuka kw'Imana ni exchange cyangwa se ni uguhinduranya kwemewe n'Imana kwabereye mu rupfu rw'umwana wayo ubwo yapfaga ku musaraba. We ahinduka icyaha, naho twe duhinduka gukiranuka kw'Imana, nk'uko Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21 uvuga. Kuva Yesu aje mu isi agapfa akazuka, ntabwo Imana irebera abantu mu bunyangamugayo, ingeso nziza, ubupfura, imico myiza, gutanga no kwitanga, oya, cyangwa ngo irebera abantu mu gukora neza bishingiye mu mategeko ya Mose, mu kwirinda ibibi cyangwa no kugerageza gukiranuka mu byo abantu bita gukiranuka. Ahubwo ibara abantu ko ari abakiranutsi bishingiye gusa ku gukiranuka kwayo. Bivuze iki? Kwizera igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba cyo gupfa akazuka no kwishyiraho ibyaha byacu, kugira ngo umwizeye wese Imana imubareho gukiranuka. Paulo asobanura ibyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu yakoresheje amagambo abiri asa naho aramwe ariko atandukanye mu buryo akoreshwa. Icya mbere yakoresheje ijambo gukiranuka, icya kabiri akoresheje ijambo gutsindishirizwa. Usomye Abaroma ibice 3 uri ku murongo wa 21 ukagera ku murongo wa 28, aya magambo agenda yakoresha asa nk'uyahinduranye. Twarakiranutse, twaratsindishirijwe. Reka mbanze mbibutse ko mu nkoranyamagambo ya Bibiliya Dictionnaire Biblique gukiranuka ari ukuzuza ibyo usabwa byose mu mibanire, fulfillment of obligation in relationship. Iyo urebye ibyo umuntu asabwa, obligation ze yari amategeko Mose yasize atanze ayahereje abantu. Yesu niwe wenyine utarigeze akora icyaha habe no kukimenya. Niwe wenyine wujuje ibisabwa mu mibanire ye na Se, amaze gusohoza iby'amategeko yasabaga abantu, atsindira abantu urubanza rwari rwarabatsinze. Ubwo kudasohoza amategeko aribyo Paulo yise yadutsindishije. Kubw'ibyo abari muri Kristo Yesu urubanza ruzabatsinda, ko Yesu yamaze kubatsindishiriza. Ikindi gisobanuro cyo gukiranuka, mwibuke ko ari ubuzima butunganye, as a state of being right. Imana yatubazeho cyangwa itubonaho gukiranuka kuva kuri Yesu, uko ari intungane imbere yayo. Muri kamere ye niko n'Imana ubwayo ibona bamwizera, kuko Yesu niwe kamere yayo n'ishusho yayo itaboneka. Uko niko natwe Imana itubona mu maso yayo kubwo kwizera Yesu. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 3 haravuga hatya hati, uwo kuko ari ukurabagirana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Yesu rero niwe gukiranuka na kamere y'Imana. Umwizeye wese Imana imubona nk'uko ibona Yesu. Imbere ye nta rubanza ruzamutsinda kuko yatsindishirijwe, ariko kandi Imana imubona nk'uko ibona Yesu, ni intungane, afite kamere y'Imana kuko Yesu niwe kamere y'Imana. None
ni gute nanjye cyangwa wowe tubona uku gukiranuka kw'Imana? Abaroma ibice 10 umurongo wa 3 kugera ku wa 10 hatubwira neza uko umuntu agera kuri uku gukiranuka kw'Imana. Kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo bwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati ugusohoza azabeshwaho nako, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya buti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzazamuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga ko cyakuti ijambo rigakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Wa 9 ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuyemo, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akamaro ko gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Niba mu by'ukuri utari basobanukiwe no gukiranuka kw'Imana, uyu munsi ni wawe ngo wakire iyi mpano y'Imana. Birashoboka ko umaze iminsi myinshi mu rusengero ndetse witwa umurokore, ariko mu by'ukuri utarusobanukiwe no gukiranuka kw'Imana cyari cyo, ukabagorwaga no gukora ibyiza ngo ugerageze gutunganya ingeso no kugerageza gukurikiza ibyo amategeko akora n'abantu ngo bagushime kugira ngo uzemerwe n'Imana. Ngo baravuga ngo Yesu naza asanze nkuranya nanjye nzabona ubugingo buhoraho. Reka mubwire ko baga mu kinyoma siko gukiranuka kw'Imana, ahubwo gukiranuka kw'Imana kubonwa gusa iyo umuntu yizeye akatuza akanwa kw'Imana yazuye Yesu mu bapfuye, naho gukiranuka kw'Imana akugabirwa nk'impano. Reka ngusabe uko Pawulo avuga, watuza akanwa kandi wizeze umutima maze ukizwe urupfu rw'iteka. Ubutaha tuzarebera hamwe icyo Pawulo yise ishyaka ritava mu bwenge, n'icyo Yesaya yavuze ko iyi nzira yo gukiranuka izaba inzira nyabagendwa, izitwa inzira y'abandi, abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyo. Imana ibahe umugisha naho utaha.